tujero ku isoko ya gatatu. Isoko ya gatatu y'umugisha ni ukuvuka ku munyamugisha. Umuntu natozwa aramenyerezwa, sibyo, aramenyerezwa, sibyo, akanarerwa. Uwo mwana uri mumenyerezwa inzira kiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Ibyo umenyereza umwana wawe nibyo azakuriramo. Ko tudahitamo aho tuvukira, ntiduhitemo nabo dukomokaho. Aho uwo mugisha ntiwaburimo akarengane. Urafata icyemezo uhitemo kubaha Imana, Imana ikubabarire ibicumuro bya baso. Ureme icyerekezo gishya. Niwo ugomba guca uwo mugozi. Ushobora kuba uvuka ahantu wari umuvumo, ariko we wabihindura, kuko ubuzima bwawe bumenyereje kubaha Imana no kuyumvira. Niyo mpamvu no mu mugisha Imana iguha ujye unasenga ntukajye udamarara. Bibiliya iravuga ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe urwego rwose Imana ikugejejeho. Jya usenga ubwira Imana ihakurindire, ariko inakomeze kuzamura. Ibanga ritumurinda ibyo ugezeho ubirindisha amahame yahakugejeje. Sasa hari igihe abantu batangira muri fondasiyo y'ubumana, bagera kuri finali bageze aho bagera Imana ikabura. Abantu bamwe barimo barubakira no ku mafondasiyo atubakwa, batazi n'amateka yayo, batazi n'amakanzanga ndubatse mbigize gutya. Banza usoma amateka umenye icyo kintu ugiye kubaka aho hantu nicyo cyagenewe. Igihe urimo urarwana no kugira ngo wikureho cya gicaniro cy'ubukene, wiyumvemo ko muri we harimo ubushobozi, kuko amaso yakwereka ko uzagira n'Imana izakugeza. Ntabwo Imana izigera kugeza ahantu utari watekereza, kandi aho amaso y'ibitekerezo byatarareba Imana izigera ihakujyana. Ndashaka amaso yawe agere ku rwego atobora igikuta, wowe utangire kureba ibyo abandi batareba, nurangiza utangire unabyandika. Niba uvuga ngo umwana avutse ku munyamugisha, ejo bundi nuramuka uvuze ngo iminsi yanjye yo kubaho ku isi irarangiye, umwana wamusigiye iki? Niyo modoka iri muri parikingi, imodoka ejo bundi ishobora kugenda ikagwa cyangwa igasaza. Andika inzozi zishyire ku gikuta. Ugomba kugera ku rwego ikintu cyose ukeneye wige kugitangira ikiguzi. Ntabwo ari ukuvuga ngo nicishe bugufi nubashye Imana ngo nicaye ibintu byaje. Urajya ku musozi ukoreraho, ukora Imana iguha umugisha. Ikaze mwese mudukurikiye kuri Revera Prophet Ernest Nyindekwe. Ntangira mbashimira cyane. Pastor nyemerere ni ubwa mbere, ariko reka mbikore. Reka nshimira abantu barakoze subscribe. Ibintu tujya tubikora kuri aya macana asanzwe niki, ariko buriya no ku mashene cyangwa se ku macana yito ni byiza gushimira bano bantu, kuko umuntu ufata umwanzuro, sinahari n'abatabizi kubikora, reka nawe babwire. Umuntu ufata umwanzuro akara kano kabuto k'umutuku kari munsi, akagakandaho, agakora subscribe, agakana ukazogera, wa muntu ni umuhamagaro ukomeye cyane. Reka mbashimire rwose, kuko tumaze kugira abantu 30 birenga, kandi ibintu bigaragaza ko tuba turi gukura umunsi ku wundi mu buryo bwose, n'abantu baba bakunze ibi biganiro tuba tugenda dukora. Ubwo mperuka kureba ikiganiro twakoze ejo bundi cyari kimaze kurenga abantu 2000, ni hafi arena. Numva n'abantu benshi cyane, abantu 2000. Hari umuntu wambwiye rimwe twari turi kuganira, ari kumbaza ngo uburyo ngo mavuga ngo narebwe n'abantu bake. Urumva kunyamakuru bisanzwe iyo warebwe n'abantu 2000, 5000, 10 umva ari bake, ushaka ngo urebwe no 20, 50. Arambwira ati fata abo bantu 2000, 3000 ubicaze nk'ahantu nko mu rusengero. Hari urusengero zo muri Kigali bakorwamo, ndebye nsanga nta ruhari. Insengero zakira abantu 1000, abantu 500. Arambwira ati nufata igihe wagize abantu 10,000, urumva atari arena yose. Numva nishimwe rikomeye cyane. Rero turashimira abantu bakurikira ibiganiro byacu, bakagenda bakanabisharinga, bagakora comment. Imana igumisha cyane. Nawe udukurikiye uyu munsi, kora like, ukore share, ushyiraho comment y'icyo wigiye muri iyi video, ko uyu munsi tugiye kuvuga amagambo akomeye cyane rwose. Ndabiguteguje video ntuyirebe igice, uyirebe uyirangize. Twongeye kwakira Prophet, twongeye kwakira umushumba wacu. Reka tangire n'ubundi nk'ibisanzwe, aturagiza cyangwa se yadusengera Imana kugira ngo ikiganiro kigire benshi cyubaka, kigire ibintu byinshi gihindura mu mitima yacu. Karibu Pastor. Urakoze cyane. Reka dushime Imana. Mana, tuguhaye icyubahiro kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye wo kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe. Riraturuta ryabayeho tutarabaho, rifite imbaraga zikomeye. Reka umuntu wese ugiye kuryumva ubuzima bwe buhinduke, yakira impinduka mu byo agiye kugerageza gukora byose.
urakoze kubikoreye kuyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Aya magambo turi kuganiraho y'amasoko y'umugisha ari gufasha abantu cyane. Umuntu agenda yibona ku mbuga nkoranyambaga ducishaho buno butumwa, wenda mubona umwanya muto wo kubireba, ariko ndabizi ko mujya mutera akajisho gutya mukabikurikirana. Abantu bari gufashwa cyane cyane. Ntegereje umunsi tuzaba tuyarangije ngo dutangire n'ikindi kintu gishyashya. Ndabizi ko nabwo bazafashwa, ariko naho tuyageze abantu baba bafite amatsiko y'ikiri bukurikireho. Pastor, mbere ko nkwinjiza mu isoko ya gatatu, hari abantu dukurikira ari ubwa mbere batari basanzwe ndabakurikira bino biganiro bica kuri Rev Prophet Ernest, ariko watangira muri make utwibwira. Urakoze cyane. Nitwa Rev Prophet Ernest Nyirindekwe. Ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa. Nibihagije? Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Niwe mushumba wa mbere nganije agatangira bango ndi umukristo. None se Dr. Bob? Ubwo nanjye bitumye nibaza niba abo twaganiriye barabaye abashumba batarabanje kuba abakristo. Abashumba bihorere. Bibiliya avuga ngo ntitugakore ku basizwe. Ntabwo njya mbakoraho. Ariko uri umunyamakuru nyine. Kwa kuri umunyamakuru uragira, ariko noneho ntago akenshi abantu basizwe njye ntago njya mbavuga. Kubera iki ubanje mbere ya byose ukavuga uti ndi umukristo? Nuko aba tugiye kuganira, n'ubundi tugiye kuganira amakuru ya gikristo. Ndagira mbabwire ko ndi mwene se. Kuko iyi ni cano y'iyobokamana. Yego. Sibyo? Niyo mpamvu rero n'amakuru abaje kuhavugirwa hano ni amakuru avuga kuri Yesu. Ndi umukristo, kandi kuba umukristo nibyo byangiza uwo ndiwe. Sibyo? Uyu munsi ni umunsi ukomeye. Umuririmbyi yaravuze ngo umunsi umwe yibuka ngo nuwo yemereyeho Yesu. Niyo tariki yanejeje mu buzima. Uyu munsi se? Oya, itariki nakiriyeho Yesu. Nigeze ngo ni uyu munsi. Iyo tariki sinzayibagirwa. Umunsi Yesu yasangaga akampamagara. Umunsi namwakiraga nk'umwami n'umukiza, nkandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Abigishwa ba Yesu bigeze birukana abadayimoni, baragenda barabumvira, baragaruka babwira Yesu ngo natwe abadayimoni baratwumvira. Yesu arababwira ngo ntago ikinejeje ari ibyo, ngo mwinezezwa ko mwirukanye abadayimoni bakagenda, ngo munezezwe ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Rero urumva ikiduhindura abakristo nuko twakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Rero navuze ko ndi umukristo, naba numva nta shema ririmo. Niri gushema kumva ko ndi umukristo. Yobu yaravuze ngo nubwo napfa nyiringira. Muririmbyi yaravuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Ariko urumva ibyiringiro. Undi araririmba ngo ndi umukristo zahora ndiwe. Ibyo sinzi kuririmba, ariko gusa mba numva baririmba. So urumva rero afite byinshi navuga ku bukristo, biraryoha. Yego. Urakoze. Ubwo iki kiganiro umuntu utaraba umukristo cyangwa utarakira Yesu kiramureba? Iki kiganiro ni ibiryo bigiye guhabwa abakristo gusa? Ahubwo bibaye nibo kireba cyane. Yohana 8:32 haravuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Nibo kireba cyane kugira ngo ahubwo barushaho kumenya ibyiza twabarushije. Barushaho kumenya kumva ibyo abandi batumva. Yego. Kumva ibyo abandi batumva. Rego umukristo afite ibyiringiro by'uyu munsi ndetse n'ibyejo. Urakoze. Pastor, nyemera dutangire ikiganiro n'ubundi cyangwa se tugikomeze twinjira mu isoko ya gatatu. Twagana isoko ya mbere y'umugisha ari ukwakira Kristo mu buzima bwacu cyangwa se bw'umuntu wese. Kabiri tuganira ko indi soko ikomeye y'umugisha ari ukumvira, kumva ukumvira. Uyu munsi
isoko ya gatatu mu masoko 12 tuzaganira ni iyihe? turabibutsa gusubira inyuma bakajya kureba biriya biganiro bya mbere. Isoko ya mbere twavuze ko ari isoko ya mbere y'umugisha ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Twarabisomye kugira ngo barabyumvise. Isoko ya kabiri y'umugisha ni ukumvira Imana. Twatandukanyije kumva no kumvira. Yego? Yego. Ikiganiro cya mbere dutandukanya amahirwe n'umugisha. Sibyo? Noneho iki kiganiro tugiye ku isoko ya gatatu. Amen. Amatsiko yayo cyane. Isoko ya gatatu y'umugisha. Ariko amasoko abantu bazayumva. Bazihangana giyumva kino kiganiro kirangiza. Nicyo twifuza. Kandi ikindi cyongeye kuri ibi, abantu bamwe basabye kuzayandikamo igitabo. Nzabanza nandike igitabo cy'imikasi 12 katikiziriko cy'amateka, ngira ngo wabibonye muri comment. Ariko reka babanze bumve. Babanze bumve, nyuma bwo bazasoma babihuza na bya bindi ijambo ry'Imana rirushaho kugwira muri bo. Tujero ku isoko ya gatatu. Isoko ya gatatu y'umugisha ni ukuvuka ku munyamugisha. Ngasubiremo, kuvuka ku munyamugisha. Subiramo ngo kuvuka ku munyamugisha. Kuvuka ku munyamugisha. Ariko turabisoma. Turasoma igitabo cy'Itangiriro 25:11. Itangiriro 25:11. Avuze ngo iki? Amasomi yaravuga ngo Aburahamu amaze gupfa, Imana ihumugisha Isaka umwana we. Umwana wande? Wa Aburahamu. Aburahamu yari yarahawe iki? Umugisha. Imuhamagara mbwe ngo nguhinduye iki? Umugisha. N'abazagukomoka bose bazahinduka iki? Abanyamugisha. None birangiye bite? Birabaye. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Isaka umwana we. Isaka yari atuye hafi ya rya riba ryitwa Lahayiroyi. Amen. Noneho umva gatoya. Simbuka ugere Zaburi 112 umurongo wa 2. 112 umurongo wa 2 haravuga ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Ruzagirira amaboko akomeye mu isi. Umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Haleluya. Umva subiramo. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Ruzagira amaboko mu isi. Umuryango mu isi. Ubwo rero noneho nyuma ya wa mugisha twaganiriye wa ndani, wa wundi w'imbere bo twatangiye gusohoka sasa. Twageze hanze ubu ngo. Yego. Ubu none tugiye mu mugisha w'ibifatika. Yego. Bazagira amaboko akomeye mu isi. Urubyaro rw'uwo n'amaboko mu isi urayakeneye. Urimo uranyumva? Ukeneye amaboko mu isi. Ukeneye iki? Amaboko. Urayakeneye cyane nayo ukeneye? Ndayakeneye. Baravuga ngo Mana, ngo urumva ngo Mana, ngo urabibona, ngo nubwo amaboko y'abantu yandekura, ngo yawe niyo afashe yonyine. Nayo abantu urayakeneye. Akure kurira iki? Singibi se si ibyanditswe. Nese si ibyanditswe. Ngaho soma. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Ruzagirira amaboko mu isi. Nayahese. Ni amaboko y'abantu Imana yakoresheje. Urubyaro rw'uwo munyamugisha ruzagirira amaboko akomeye mu isi. Soma, kuvuka ku munyamugisha. Umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Umuryango w'abatunganye uzahabwa iki? Umugisha. Uzi ko mu Cyongereza bavuga ngo urubuto rw'uwo. Tuzagira ute? None bakakomeza ngo ibisekuru. Ngo bavuga n'ibisekuru none se no. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko akomeye mu isi. Aya maboko rero ni amaboko y'abaki. Urimo urabyumva? Pastor umurongo wa 3 wanyemire nka usome. Usome nta kibazo. Utawumbye ariko reka usome. Wumva ibintu bizaherekeza uwo muryango cyangwa se urwo rubyaro. Ngo ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe. Ubutunzi ni iki? N'ubukire. Ni mu ijuru se?
oya mu isi mu rugo indani waje noneho Gukiranuka. yewe nabwe babanze bahere ubwo niba abandi bajya kuri komenti ngo ariko ibyo bintu ko ari iby'isi ninjye wabyanditse mujye musoma bibiliya ubu buretse uraje ako gasome ngo ibyo ni iby'isi ngo urumva ngo kwakira Yesu byonyine ngo naho ibindi Imana wabyihorera ngo birama uri muri inyaga. yego Imana yaguhaye umugisha yego ahubwo ntabwo uzi kuwukoresha, ntabwo uzi gukoresha iby'Imana yaguhaye, ntabwo uri musoma. birasobanutse urubyaro rw'uwo ruzagirira iki amaboko mu isi? Isomo yirangiza. urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe. Ubutunzi ni iki? N'ubukire ni mu ijuru. Ni hehe? mu rugo rwe. Bibiliya ivuze mu isi, mu rugo rwe. Imana iguha umugisha. Reka rero tuganire none. Wemera ko karande ibaho? Yego. Niba umugisha umuntu yawuhererekanya akawohereza umwana we, na karande nayo wayitanga. Wemera ko ibaho? Sibyo? Urabizi hari igihe umuntu agira karande y'ubukene. Iyo ntayuze turayigira. Neza neza ikagenda ikoka mu muryango. Hari n'umuntu rero uvuka ku munyamugisha, twageze ku mugisha bifatika. Hari n'umuntu rero uvuka noneho ku munyamugisha. Sibyo? Ari umuntu uvuka ku munyamugisha. Uwariga bitamugoye. Uracyumva icyo mvuga? Uwariga bitamugoye. Ikintu ari bukore cyose ntago ari bupfundikanye. Ibintu byose biremera. Uzi ko hari abana bakubitirwa kunywa amata cyane. Hari abana bakubitirwa kunywa amata. Ntabwo ubizi? Umwana ati yo, hari n'umuntu muhura akaza asengera peti y'umwana. Pastor, sengera umwana wanjye yabuze apeti. Ntibakirya. Ntabwo none nunduza kambwira ati pastor, abana banjye bishwa n'inzara. Sengera nibuze gibinyime ariko ingaburirira abana. None wamuganiza ukamaze ati mbwira amateka meza, ati yakuganiriza ukumva wa mwuka niwe yakuriyemo, ugasanga byashe bityo, ugasanga ni ibisekuru n'uruhererekane. Ariko uyu munsi wa none nyuma yo kumva rino jambo hari icyo turi bubikoreho. Pastor Mutesi yaravuze ngo nutagira icyo ukora ku byakurijije n'ubutaha uzongera urire. Ntabwo Aburahamu yavukiye mu mugisha, yavukiye mu bigirwamana. Amaze kwakira Yesu, amaze kumvira Imana, ahinduka umunyamugisha. Amaze guhinduka umunyamugisha, urubyaro rwe ararutoza. Soma igitabo cy'Imigani 22:6. Urumva? Niyo mpamvu ugomba kubaho n'umwana wawe ukamutoza amahame. Soma wumve 22:6. Kadusome twumva uko havuga. Haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayiva. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo. Ni iyihe nzira? Vuga ngo inzira yo kubaha Imana. Sibyo? Urimo uramumenyereza inzira yo kubaha Imana. Urimo uramumenyereza inzira yo kubaha. Nta mwana mujya muhura akavuga ngo uyu mwana yaratojwe cyane, uyu mwana yaramenyerejwe, uyu mwana yararezwe. Yego. Sibyo? Ngira ngo urabizi. Yego. So icyo shatse kuvuga rero ni uwo mwana wamenyerejwe. Bibiliya ivuze kumenyereza. Sibyo? Menyereza umwana wawe. Umuntu natozwa aramenyerezwa. Sibyo? Aramenyerezwa. Sibyo? Akanarerwa. Uwo mwana uri mumenyerezwa inzira akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Ibyo umenyereza umwana wawe nibyo azakuriramo. Uranyuma? Ibyo umenyereza umwana wawe nibyo azakuriramo. Isaka yavutse asanga se yubaha Imana, nawe arabimumenyereza. Pastor ngo afite ikibazo, ariko ubwo wenda ndaza kukibaza. Nta kibazo. Nkibaze ko tudahitamo aho tuvukira,
ntiduhitemo n'abo dukomokaho. Mhm. Aho uwo mugisha ntiwaba urimo akarengane. Urumva njyewe sinahisemo aho navukiye. Mhm. Bivuze ko hari abantu uwo mugisha bawuhejweho, uwo twabonye wa mbere wo kwakira Kristo, n'ibyo umuntu wese wafata uwo mwanzuro cyangwa se umwuka yamuhishurira akamwakira. Kumvira Imana no kuyumva no kuyumvira ni ibintu umuntu wese yakitoza akabishobora cyangwa se akayumvira nyine. Ariko si uyu mugisha uri buve kubo dukomokaho cyangwa se uri buve ku babyeyi. Ubwo se niba narabyawe nyine naravukiye muri izo karande, umugisha simfite ubwo muvumo, urabihindura. Nuri mukuru se nuzi gufata icyemezo, urabihindura. Niba so yarakoze amakosa we ntuzayakore. Siyo mpamvu se turimo twigisha. Ugomba kubihindura. Reka ngo urugero rworoshye, reka unabisome aho ngabo rwose igisubizo kiroroshye. Soma Amaganya Yeremiya 5:7 usome wumve. Soma twumve. Amaganya Yeremiya 5:7. 5:7. Aravuga ngo ba data bakoze ibyaha. Yego rwose. Kandi ntibakiriho. Yego. Natwe twikoreye ibicumuro byabo. Abagaragu nibo badutegeka. Ntaho hari kuturokora ngo adukure mu maboko yabo. Ibyo kurya tuyibona duhaza amagara. Kubw'inkota yo mu butayu. Umubiri wacu urirabura ni nk'uw'inkono bitewe n'inzara yatwokana. Si karande se. Ukomeye cyane. Bakindaga abagore b'i Siyoni. Nushaka rekera. Ntabwo byumva. Hari abana bavukiye mu bihe nk'ibyo. Benshi hubwo none inaha iwacu ho muri Afurika twese twivukira muri. Ngaho irukanke noneho ugere mu gitabo cyo kuva 20 umuntu abasha kubihindura. 20:5 hera kuri 4. Ntukiremeye igishushanyo kibajwe mameze cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. Wabyumvise? Nkababarira abankunda bakitondera. Nkababarira mva kakana. Nkagira gute? Nkababarira abankunda. Urafata icyemezo rero kugira ngo yikure muri ibyo bintu. Urafata icyemezo uhitemo kubaha Imana, Imana ikubabarire ibicumuro bya baso. Ureme icyerekezo gishya. Waneza amatwi? Niwo ugomba guca uwo mugozi. Ntabwo bisomye? Cyane. Wowe niwo ugomba kubihindura. Ni wowe. Urabihindura. Niba waravutse emeze gutyo wiberekeraho. Yego. Wiberekeraho. Ugomba kubihindura. Ukaba ari woza n'impinduka iwanyu. Nibuze abana be bazagukomokaho bakaba abanyamugisha. Aburahamu yabyaye, Aburahamu yavukiye mu bigirwamana, ariko arabihindura. Niyabyarira mu bigirwamana. Yabyaye yarabihinduye. Yego. Abyara abanyamugisha. Abana barabatoza. Arabamenyereza, arabarera. Yego. Bahinduka baki? Abanyamugisha. Kuko bavuka ku munyamugisha. Ushobora kuba uvuka ahantu wari umuvumo, ariko we wabihindura. Kuko ubuzima bwawe bumenyereje kubaha Imana no kuyumvira. Ubitoza n'abana bawe. Twabisomye? Wabihindura. Agakiza ni ikinege, ariko nibuze utanga uburere. Yego. Agakiza ni ikinege. Sibyo? Kuko ntabwo wafata agakiza ngo ugahereze umwana wawe, ariko nibuze umwana wawe navuka asanga urimo muhondagurana ibipfusi, nawe azavuga ati nabonye na data na mama babikora. Urumva icyo mvuga? Ariko ntakuri usenga nubwo yakwiherera akajya mu bidafite umumaro, ariko ababizi ko ari amakosa yakoze. Hari ababikora batazi ko ari n'amakosa, kuko niho bavukiye. Uramumenyereza rero, ugakomeza ukamusengera. Birangira umwana wawe ageze ati, birangira umwana wawe ageze ku gihagararo cya Kristo. Bivuze ko ari n'abana cyangwa se yego, abana ubwabo bagomba kwifatira umwanzuro wo guhinduka, no mu gihe ababyeyi bo baba nta kintu babikora cyo babikozeho. Bibiliya yavuze ko ugomba kumumenyereza.
inzira akiri mutoya ngo azarinda asaza atayivuyemo, si Bibiliya bivuze? yego Uwo mwana rero hari igihe akura wenda akagendera mu kigari, ariko ababizi aho yabanje kumenyezwa. Uzarebe nta mwana mujya muhura mwatangira kuganira ngo reka shana ubwo mbikora gutya, papa ni ngo ni umukristo, ngo navukiye mu muryango w'abakristo. Ntabwo ujya ubyumva. Ababizi hari akantu kaba karimo kamukubita. Noneho rero ari n'umwana uvukira mu muryango wagize umugisha ku Mana, wagize n'umugisha ko bifatika. yego Ibyo urabizi nawe, maze bikemera ikirere kikamwambara. Vuga ngo kuvuka ku munyamugisha. kuvuga ku munyamugisha. Sibyo? Ubu sibyo byabaye kuri Yabesi. Yabesi ntabwo yavutse ku munyamugisha, byasabye yarashatse kubihindura. Urakoze. Yarabihinduye. Yaraje yavuze amagambo ane. Bamwitaga agahinda kuko bamwise bijyanye n'uburyo wamubyaye. Yabesi risobanuye agahinda. Yajya agenda ati Yabe, ubwo guhamagara Yabesi icyo bakoze ni gahinda. Ngayi bazi iryo zina gahinda. Yabesi aravuga ati ariko kubera ikiri izina riryo nitwa, aravuga ngo ndabihindura. Bibiliya iravuga ngo nuko Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukama umugisha rwose, kabiri ukagura imbago yanjye. Ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Imana imuha icyo yayisabye. Urumva mu isengesho rye harimo kwagura imbago, ariko harimo no kwirukana ibyago. Kuko rimwe na rimwe hari abantu bagira amahirwe bagera imbere bagakubitana n'ikintu cyitwa nk'imipaka, ariko ubundi ugomba kurabagirana birenze imipaka. Urugero, impamvu yavuze ngo ndinde ibyago n'ibimbabazi, yabanje kuvuga ngo agura imbago, yasabye umugisha arawubona. Kabiri, asaba kwagurirwa imbago, asaba ukuboko kwiza kw'Imana ngo kujye kubana nawe mu byo akora byose. Arangije aravuga ngo ariko ibyo byose nubima uzandinde ibyago n'ibimbabazi. Ni amagambo ane yarashimangiye. Wacyumvise? Undinde ibyago n'ibimbabazi. Uzi ikintu arimo akora? Ni cya gihe umuntu yubaka etaje igatumbagira abantu bakajya baririmba, turiya muntu yahawe umugisha. Ejo cyamunara kabiri ayitwaye. Ejo ugasanga wa wundi agiye gukodesha umuntu utarigeze utunga etaje ufite chambrette. Si ibyago? Yabesi aravuga ngo ndinde ibyago n'ibimbabazi. Niyo mpamvu no mu mugisha Imana iguha ujye unasenga ntukajya udamarara. Bibiliya iravuga ngo nimumara kurya mugahaga nimuzibagirwe urwego rwose Imana ikugejejeho. Jya usenga ubwira Imana ihakurindire, ariko inakomeze kuzamura. Urumva? So reka nihute, nuza gusoma igitabo cy'Imigani 10:22 iravuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, nta mubabaro yongeraho. Rero Yesuwa Yeriko imaze guhirima, imaze kurigita, yararigise kuko niyo ugeze i Yeriko, nagira ubuntu bwo kugera Yeriko nka gatatu. Iyo ugeze i Yeriko, izo nkike z'amabuye ntabwo zaguye, zararigise, zarigise mu butaka. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese yinjirira ahari. Sibyo? Izo nkike rero zikimara kurigita, Yesuwa gatandatu zarigise mu gice cya gatandatu. Yesuwa 3:26 Yesuwa aravuga ngo umuntu uzahaguruka akaza kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe mu maso y'Uwiteka, ngo igihe azubaka urufatiro rwaho ngo azapfusha ifura ye, ngo n'igihe azaterera inzugi z'amarembo ngo azapfusha umuhererezi we. Uzira ijambo impamvu yarivuze? Yeriko yari yabagoye. Aravuga ati kwera hano tuzungurutse inshuro 13. Burya ubundi kuriya bavuga ngo bazungurutse karindwi, nuza gusoma umunsi wa nyuma bazungurutse karindwi, ariko bari bamaze iminsi 6 bazunguruka. Ubwo ni inshuro 10 na zingahe? Soma Yesuwa kugira ngo dukure abantu mu rujijo, kuko ari abantu batabasha gusoma Bibiliya. Sibyo? Shobora kuvuga no magambo akavuga ati wa Yeriko ni karindwi, ibyo bya 13 bikuye he? Soma Yesuwa 6. Ndahabona. Ngaho soma wumva. Guhera ku murongo wa mbere. Hera ku murongo wa mbere babyumve neza.
Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho, nawe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. kumara iminsi ngahe? 6. rimwe buri minsi. Ubwo ni iminsi ngahe? 6. hanyuma inshuro 6. Kandi abatambyi 7 bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7. bibe kangahe? Maze abatambyi bavuze amahembe. Ubwo 7 kongeraho 6 ni kangahe? 13. Ni 13. Wahise ubyumva noneho? Kandi abatambyi 7 bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruka umudugudu 7. Maze abatambyi bavuze amahembe. None nanjye sinarindize. Ntabwo warurize? Ntabwo nenzi ko inshuro 16. Ni inshuro 16. Yarabagoye cyane. Ibaza rero kugira ku kintu kikugoye ejo ukagitakaza. Nicyo bita kukirinda. Niyo mpamvu mvuze ngo uzandinde ibyago n'ibimbabazi. Abantu benshi cyane bagira ku bintu ariko ntibazi kubirinda. Kandi nk'imbaraga ufatisha iki nazo kirindisha. Babyita kurinda aho ugeze, kurinda ibyo ugezeho. Kurinda ibyo ugezeho. Abantu benshi cyane bakira ibintu ariko bakabitakaza kuko ntibazi kubirinda. Yesuwa rero yarabirinze, yabirindishije ururimi rwe. Burimo urumva yabirindishije ururimi rwe. Ugomba kurinda ibyo ugezeho, kubirinda. Haleluya. Amen. Ngaho sibyo? Kandi imbaraga zituma ubirinda zikomeye, ibanga rituma urinda ibyo ugezeho ubirindisha amahame yahakugejeje. Yego. Subiremo. Ibanga rituma urinda ibyo ugezeho ubirindisha amahame yakugejeje aho ugeze, cyangwa amahame yabiguhesheje. Ntabwo uzamuka nugira hejuru ngo uhindure, amahame aguma yayandi. Kuko ayo mahame yakugejeje abasha kukugeza nandi kandi abasha no kurinda ibyo ugezeho. Yego. Alo. Yesu wakufatiriye Yeriko yayifashe kubera iki? Ijambo ry'Imana. No kumvira iki? Imana. Ngaho soma umurongo wa 26 wumve. Umudugudu wahirimye, byarangiye bazungurutse 7, bavunitse, barushye. Urumva inshuro 7. Inshuro 7 bakongera inshuro 6 zibaye zingahe? 13. Ibaza inshuro 13 atari n'umunsi umwe. Byonyine wari wajya mu masengesho y'iminsi 3 ngo wumve. Ngombwira none amasengesho y'iminsi 13. Iminsi 13. Ngaho soma wumve. Umurongo wa 26. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza, ararahira ati. Ararahira, yaranarahiye cyane. Umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Iyeriko, avumwe imbere y'Uwiteka. Avumwe imbere yande? Azi ko Imana ari imugabije. Wibuke umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere yavuze ngo dere nkugabije iki? Uwiteka abwira Yosuwa ati, umurongo wa 2 ati, dore nkugabije Iyeriko n'umwami wawe. Nkugabije Yeriko. Umva kakana. None umurongo wa 26 yongeye kubizanamo nde? Sasa hari igihe abantu batangira muri fondasiyo y'ubumana, bagera kuri finali bageze aho bagera, Imana ikabura. Bigenda bite? Nyine biragoye. Ni urugo rwatangiye. Ni urugo rwatangiye rusenga, Imana yaruhaye umugisha, rwamara kugera aho rugera rukahita rwibagirwa Imana. Biragoranye kuko fondasiyo ni Imana. Kandi niyo tangirira ikaba niki, ikaba niherezo, ugira ingaruka. Ngaho soma 26. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza, arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Iyeriko, avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye. N'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfushe umuhererezi we.
nuko Uwiteka yagiraga ati uyu mugabo ariko yarahiye amagambo akomeye. none se umwumve rega ibintu byose ugezeho bikugoye nawe ugomba kubirinda. Arimo arabirinda nyine, ntabwo ashaka ko uyu mudugudu wongera kubakwa. Zanyemo urupfu rw'imfura n'umuherero. Umva nshuti yanjye, buretse tuganire gato, tujye tuganira turi mu ijambo ry'Imana. Ugeze ku kintu kikugoye, icyo kintu wasenye karande, usenye ibicyo uramenagura, urangije ugeze hariya umera nk'uwibagiwe, umuntu araje arongeye arabyubatse. Urugero, ejo ndi nakoze mariage, ngo mbwira kano kanya hagize umuntu ushaka kugusubiza mu busiribateri. Niyo mpamvu ya Besi yavuze ngo imbagura zaguye, umugisha urawumaye, ukuboko kwawe kuri kumwe nanjye, ndinda ibyago. Wumvise? Ndinda iki? Ibyago. Ndinda ibyago. Ntibimbabaze. Reba nk'uriya muntu waje hano, waje mu modoka, buriya umubajije wamaze ati waje iyi modoka yaje iti, ashobora kukubwira ko iwabo wenda nta niyahabaye, ugasanga yarwanye nabyo kugira ngo ayibone. Ejo akajya kubona akabona ikintu gishobora gutuma atabona n'ayigare. Kandi biravuga ngo dukurwa mu bwiza twinjizwa mu bundi. Urimo uranyumva? Rero ugomba kugera ku rwego ahantu ugeze bajya bavuga ngo ibyavuye ku mavi birindishwa iki? Amafi. Siko bavuga. Rero n'ibintu byubakiwe mu mahame birindishwa n'ayo mahame. Yego. Ayo mahame niyo akomeza kubirinda. Ayo mahame yakugejeje kuri ibyo. Haleluya. Amen. None twihute. Uzi ko uyu mugabo yaje gupfa agize imyaka 110. Hashira imyaka irenga 600 rya hame rigakubita umuntu washatse kubaka Yeriko. Wiki? Yeah. Ryaramukubise. Wiki? Mbigusomere se? Yego. Ese ukunda Bibiliya? Cyane. Urumva uburyo uwisobanura n'uburyo ari nabyo abantu bakunda cyane cyane anakurikirana kuri shene. Bakunda uburyo uhuza ibyanditswe n'ubisobanura. None ntago nagwa ibitekerezo byanjye, reka ngo ibyahumetswe n'Imana, kuko ibitekerezo urabindusha. Sibyo? Reka ngo ibyahumetswe n'Imana. Reka twirukanka. Gera mu bami ba mbere hari yashize imyaka irenga 600. Abami ba mbere 16:34. Umva ibintu byabaye Yesu amaze kuvuga ayo magambo. Yarapfuye. Ngo uva kuri Yesu ugere mu bami, reba ibitaburenze. Byinshi cyane. Ni byinshi cyane. Yarapfuye ariko ijambo yavuze riracyahari. Ku ngoma ya Ahabu, Hiyeri w'i Beteli yubaka i Yeriko. Yeriko hari ijambo rivuga ko itazagira ite? Tazubakwa. Abantu bamwe barimo barubakira no ku mafondasiyo atubakwa. Batazi n'amateka yayo, batazi n'amakanzanga ndubatse mbigize gutya. Banza usoma amateka, umenye icyo kintu ugiye kubaka aho hantu nicyo cyagenewe. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuherereze witwaga Segugu. Nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu kanwa ka Yesuwa mwene Nuni. Apfushije iki? Imfura ya Abiramu. Apfushije n'umuhererezi we Segugu. Imana isoje icyo yivugiye kabisa. Icyo nyije mu kanwa ka Yesu. Wumvise icyo kintu? Kuri yavuze. Ayo ni amahame wubaka akakurengera. Uko umuvumo ukurikirana ni nako umugisha ukurikirana. Ihame rya gatatu ry'umugisha ni ukuvuka ku munyamugisha. Kuvuka ku munyamugisha. Urubyaro rwa Aburahamu na bugingo n'ubu ruracyavuga cyane. Kubera iki? Aburahamu yari umunyamugisha. Na bugingo n'ubu aracyari umunyamugisha. Ntabwo urugero, hari abantu Bibiliya igenda igaragaza bagiye bakora ibintu bibi. No mu buzima busanzwe urabizara abantu babaragiye bakora ibintu bibi. Wabona n'umwana waciye hariya. Nabyo se? Turimo turaganira mu buzima busanzwe. Sibyo? Ubona n'umwana ati kahita ubika umutwe. Sibyo? So, n'umunyamugisha rero, umwana wawe
ahaciye avuga ngo ari kuriya mwana ise ni umunyamu avuka ku munyamu noneho injira mu buzima busanzwe bw'ahangaha urabizeye nk'abantu bikoreye amateka b'abakire ariko baba bakire b'abana beza ari aho ngaho nyine akagenda akikorera izina akagurirwa imbago nka bya bindi bya bese yavuze uriya mwana aciye hari ugasanga wenda se cyangwa iwabo bitwaye neza mu buzima busanzwe n'abantu babanye n'abantu amahoro nta kibazo bigeze bagirana nabo uriya mwana iyo aciye hariya nubwo se yaba atakiriho ugasanga imodoka yaguye mu mwobo sibyo ubwo wenda uwo nta nubwo yanakiriye Yesu ni umunyamahirwe yifitiye amahirwe y'ubukire ni umukire imodoka niyo yabaguye hariya mu mwobo banavuga ati waya iriya modoka nimuyegure ni umwana waruna kandi nta gihari umunyamugisha rero nubwo yava mu isi izina rye rirakomeza rikagira gute rirakomeza rikavugwa umunyamugisha izina rye rirakomeza kandi barivuga neza nubwo bwaba atakiriho ugomba kugira ku rwego uhinduka umunyamugisha ku buryo n'urubyaro rwawe n'abazagukomokaho uko na Bibiliya ivuze ibisekuru bine yagira ku mugisha ikavuga ibisekuru 1000 siko bisomye yego hari imivumo ifata ibisekuru bine hari n'imigisha ifata ibisekuru 1000 uko ubona rero Bibiliya bisobanuye kuri niko ugomba kugira ku rwego n'abana bawe ibisekuru byabo bizagenda bifata bakivuga bobo gusa uri tayari uriteguye cyane kuba umunyamugisha uriya muhungu akaba umunyamugisha n'abazamukomokaho ikabishene komeza wubaha Imana komeza uyumvire ubitoza abo mu nzi wawe niyo mpamvu Yesu yabifasha akabitoza abana be Yesu wa 24:15 aravuga ngo niba mubona Imana ntacyo yabamariye uyu munsi mwitiremo Imana mugomba gukorera ariko aravuga ngo ariko jewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka ufashe icyemezo kuvuka ku munyamugisha hari ikintu ushaka kumbaza cyane nagushubije usa nkaho ubisubije ariko wenda mbere ko tuza kugana ku musozo uyu muntu uri kumva bino bintu ariko asa nkaho hari amahirwe yatakaje cyangwa se wenda utanageze nawe kuvuga ku munyamugisha ariko se tuvuga no kuri ngo wavutse ku munyamugisha ubwo umugisha bawufite birangiye cyangwa hari icyo asabwa gukora kugira ngo wamugisha mu buzima bwe ubemo unagaragare ibanga rya mbere nararivuze ni ukwakira Yesu afashe icyemezo yitandukanye n'igisekuru kidafite umugisha ariko atakivuyemo witandukanye nabo mu mwuka no mu myumvire niba imyumvire yaba ari ugukena utandukane nayo we wakira ibitekerezo bikiza yego utangira use n'ibyo utekereza igitabo cy'imigani 23:7 soma wumve urumva soma wumve 23:7 aravuga ngo kuko ukatekereza ku mutima ni kare ari kare yes wabyumvise uragira ku rwego rero uri buhindura icyo bita iki imitekerereze yego urafata umwanya utekereza uvuge ngo famiye yanjye mvukamo bimeze gutya na gute icyambere ibanga nagura banza wakira umwami Yesu kuko niwe rufunguzo yego rw'umugisha sinababwiye yego ibanga rya kabiri urahita uhagarara kuri rwa rufunguzo rwa kabiri rwitwa kumvira Imana urenge ku rwego rwo kumvira wumvira Imana ibanga rya gatatu urahita uhindura icyo bita imitekerereze iyo mitekerereze rero urahita uvuga toke wayihinduye mbere umunsi wafataga icyemezo cyo kwakira Yesu winjiye mu gisekuru gishya Yohana 1:12 cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana yego ubwo byawe ni Imana winjiye mu gisekuru gikiza kuko Imana irakiza imihanda yo mu ijuru ni zahabu isi n'ijuru yuzuye n'ibyo Uwiteka Zaburi ya mbere azagira icyo akora cyose kimubere cyiza Yobu 22 azagira icyo agambirira cyose kimubere uko ashaka iyo ni Bibiliya aho rero kuko Imana ikiza winjiye mu gisekuru gikiza wahise ubyumva uhindura icyo bita imitekerereze iyo mitekerereze uvuge toke kwa data nibatunze ibi
njye ngomba kubitunga. Ubwo rero ikiba kibaye ni iki? Urahita ukora icyo bita gutangira gushyiraho icyo bita strategy, sibyo? Kugira ngo ubashe kubigeraho. Ni izihe rero? Niba ari ibisaba kwiga urajya mu ishuri, Imana iwe umugisha amashuri yawe. Niba ari ibisaba gukora urakora. Bibiliya yaravuze ngo uzagira icyo ugerageza gukora cyose, Gutegeka kwa 2:28 kikubere uko ushaka. Siko twasomye? Sibyo ngo nzaha umugisha icyo uzagerageza gukora cyose. Icyo gihe urimo urarwana no kugira ngo wikureho cya gicaniro cy'iki cy'ubukene, wiyumvemo ko muri we harimo ubushobozi. Urumva, wiyumvemo iki? Ubushobozi muri wowe. Ubundi nurangiza ukore cyane, bizarangira cya gisekuru ugenda. Icya mbere ufite umugisha w'ubumana, yego. Icya kabiri ugize n'umugisha wo gukora. Ubwo ni ukuvuga ngo impande zose ugiye kuzura. Ndashubije cyangwa se ishubije? Ni wowe ugomba kubihindura. Ariko nubireka ukahita urambya ngo nyine ngo nuko nyine twarabyakiriye, uzasaza nk'uko sogokuru yashaje. Ni wandi nyine uvuga ngo inzara yaratwokamye. Nibiri umaze gusoma ngo ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho. Urabihindura rero. Kuko amaso yakwereka ko uzagira n'Imana izakugeza. Ntabwo Imana izigera kugeza ahantu utari watekereza, kandi aho amaso y'ibitekerezo byatarareba Imana izigera yakujyana. Ntabwo bishoboka. Usoma Abami ba kabiri ibice byaho, usoma Abami ba kabiri ibice byaho 13 umurongo wa 14 ugeze 18, uze kuza gusoma. Umwami yakubise hasi gatatu, Elisha aramubwira ngo ubwo ukubise hasi gatatu uzatsinda Siriya gatatu. Ngo ariko nukubita hasi karindwi ari gutsinda Siriya karindwi. Icyo ashatse kukubwira ni iki? Amaso yakwereka ko uzagarukira n'Imana izakugarukiriza. Ibintu byawe nureba ibintu byo mu myaka 100 ubwo nyine bizagarukiraho. Ariko aguka wagura ibitekerezo bifata urubyaro. Habakuki 2 aravuga ngo ibyerekanwe byose ubyandike ku mbaho, uwo bisomye wese abyitondere. Ugomba kugira ku rwego wandika n'icyo uzaba cyo, ugomba kucyandika. Wabisomye? Abantu bamwe bapfanye inzozi ntibajya bazandika. Yego. Inzozi zawe ugomba kuzandika, ibyo utekereje ugomba kubyandika. Soma Habakuki 2 wumve. Habakuki 2 ariko ibanze ugahera kuri icyo cyanditswe nakubwiye cyo mu Bami ba 2 13-14. Kamanze nyisome ibice 13:14. Abami ba 2 haravuga ngo kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye Elise afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abisirayeli aramanuka ajya ahari, aramuririra aravuga ati, ye baba data we, ko wari amagare n'abanyamafarashi ba Isirayeli. Elisa aramubwira ati, enda umuheto n'imyambi. Nuko arayenda. Abwira umwami w'Abisirayeli ati, fata umuheto mu kuboko. Awufata mu kuboko. Elisa ashyira ibiganza bye ku by'umwami. Aherako aravuga ati, kingura idirishya ryerekeza iburasirazuba. Arakingura. Elisa aramubwira ati, rasa. Ararasa. Aravuga ati, ni umwambi w'Uwiteka unesha, niwo mwambi wo kunesha Isiriya, kuko uzatsinda Abasiriya muri Afeka kugeza aho uzabatsembera. Aramubwira ati, enda imyambi. Niryo nashakaga. Abwira umwami w'Abisirayeli ati, yikubite hasi. Ayikubita hasi gatatu arekeraho. Ayikubita hasi gatatu arekeraho. Urekeye aho ugeze kuki? Urekeye aho ugeze kuki? Uguze ivatiri ati birarangiye. Wubatse inzu y'icyumba kimwe ati naho ngaho ndagarukiye ngo nagezeyo. Warekeye aho. Aho rero urekeye niho uzagarukira. Bekoze wumve. Urekeye aho cyangwa uracyakomeje? Benshi rero barekeye aho. Ongeraho. Umuntu w'Imana aramurakarira. Yari afite ifuwe, we yari azi ko ari bwaguke, kandi yari arimo avugana n'umwana. Aramubwira ati, yawe wakubise 5 cyangwa 6 wari kuzageza ute? Watsinze Abasiriya kugeza aho uzabarimburira. Ariko none uzatsinda Isiriya 3 gusa. Kuko wakubise hasi 3. Kuko wakubise hasi 3. Aho amaso yakwereka ko uzagera n'Imana izakugeza.
aho wigarukiriza niho uzagarukira. Wizemo iki? Wizemo iki? amagambo arakomeye. Ikintu cyo kurekera, kandi dukunze gucika intege tukanahagararira mu nzira. Nakubwiye ibanga ryo kubishobora no kudacika intege, naryo banga ryo gutsinda. Ibiduca intege ni byinshi, ariko dore ibintu biduca intege ni uko tutazi aho tujya. Ntabwo twigeze twandika ibyo tugomba kuba cyo, ibyo tugomba kuba byo, aho tujya ntituhazi. Yego. Niyo mpamvu wowe urareba iri tara ukagira ngo wageze iyo ujya. Kubera iki? Icyo washakaga ryari itara nyine wahageze, cyangwa kijya no gusa n'icyo washakaga. Nuko nyine niyo amaso yakwereka. Ndashaka amaso yawe agere ku rwego atobora igikuta, wowe utangire kureba ibyo abandi batareba, nurangiza utangire unabyandike. Yakobo nakubwiye ko bamuhaye rero aravuga ati reka reka, nawe ni umukobwa yavamo umudamu mwiza, ariko ntabwo ari we shaka, ndashaka Rasheli. Ibyo byose bituruka kumenya icyo ushaka. Nicyo kibazo. Nakubwiye ngo soma. Yego. Habakuki 2 ugomba kubyandika. Habakuki 2 hera ku murongo wa mbere. Ku murongo wa mbere. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numva icyo ambwira. Nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwe, ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire. Niba uvuga ngo umwana avutse ku munyamugisha, right, ejo bundi nuramuka uvuze ngo iminsi yanjye yo kubaho ku isi irarangiye, umwana wamusigiye iki? Niyo modoka iri muri parikingi, imodoka ejo bundi ishobora kugenda ikagwa cyangwa igasaza. Andika inzozi zishyire ku gikuta. Rero siratoro. Andika. Umwana yabisoma avuga ati data yavuze ko nzabiki. Andika ibyerekanwe, byandike bishyire ku mbaho. Andika icyo ushaka ko bacyo. Soma. Andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihute. Ubisomye none biri mu mutima we nabisoma, bisohore. Garagaza igishushanyo mbonera. Ubu inyubako urebaho ngo nuko twatanze igishushanyo. Iyo bataza gutanga igishushanyo cy'urusengero, ntabwo bari kubaka urumeze gutya. We yari kubaka ibihwanye nuko atekereza, kandi wenda uko atekereza yari kubaka ibihwanye n'ibyo. Ntabwo abantu batekereza bimwe. Ni wowe ufite viziyo. Iyo viziyo yawe rero yandike, uyigaragaze. Nihagira umuntu ushaka kuyivangira, ashaka gushyiramo akantu kadahanye, uvuga ati kuramo. Yego. Gira gute? Akawigashyiramo, ni kari mu cyerekezo cyanjye. Kandi ibyo wibivuga kuko uri muri situwasiyo ni kuroho misiyo. Sibyo? Andika inzozi zawe utitaye aho uri. Uvuga ati sogokuru niyo azanditse ariko agenda azandika. Ubisomye agira ati wagasomye neza. Ubisomye abyihutire. Nicyo cyagiye umuntu agenda, umuntu imyaka yarayirangije, yinjiye mu mva yashaje. Bagira rusuru ugasaba umwana wafashe mikoro. Ati haleluya. Ati papa arapfuye, ariko ntabwo adusize naba, dusigiye inzozi. Papa ikivi cyawe tuzacyusa. Yasize yanditse ko tuzakora ibintu nibi, yarabidutoje. Turabizi ko bavutse ku munyamugisha. Wandika. Haleluya, utegura. Ntabwo ari wa wundi wamwe wambona buke. Nariye byarangiye, nanyweye byarangiye. Yanditse inzozi. Ibyo ni byanditswe. Yanditse inzozi ze. Umwana yazibonye aravuga ati daddy, tuzakora cyane. Udusigiye icyo bita iki? Umukoro. None wo murajya Buramu yasigiye abana be. Yakobo agiye gupfa, abana barabamagara bahesha umugisha. Buri mwana wese amwereka icyo azaba cyo.
ariko uzamwe wazavuga ngo ese ijambo rya nyuma yasize niri wese ararizi iryo asize avuze niri bana banje uwangiriye nabi muzamugirire nabi so ni umurage ubwo abana babaraza iki kugira nabi none se ubwo ni umunyamugisha abana yangiriye nabi namwe muzayimwiture reka da birindira uvuga ijambo rya nyuma kuki urinda uvuga nyuma wabyanditse mbere ugatangira ukanabibatoza bakabigenderamo bagatangira kubyitoza nawe ugihari menyereza umwana wawe inzira Dawidi yaravuze ngo Salomo mwana wanjye jya umenya Imana ya so iyo yakoreraga uba ariyo uzajya ukorera dore nari ngiye kubakira Imana urusengero none irambuje imbwiye ko navusha amaso menshi ariko iki gitekerezo ninjye wakizanye uzagikomeza. Salomo amaze kwima ingoma ikintu cya mbere yakoze amaze guhabwa ubwenge yahise ajya kubakira Imana urusengero. Ntabwo yabanje kubaka iye, yabanje kubakira Imana ngo ayishoje ajya kubaka iye. Kubera iki? Ni igitekerezo se yasize. Ntabwo kiriya gitekerezo ari Salomo wakizanye. Ninde wakizanye? Ni Dawidi. None aro irakomeye. Aburahamu iyanga abana be ko basabiriza no bazamukomokaho. Ayi Itangiro 23 umugore wamupfiraho imakipera mu mujyi wa Heburoni, ni umujyi ubungubu w'abacuruzi. Nuhagera uzahabona uzasura imva 5 bamuha ubuvumo bw'ubuntu, imva y'ubuntu. Aravuga ati ndatanga ikiguzi kuri iyi mva mwihamera ubuntu. Kubera iki? Baravuga ati wapi? Kubera iki? Agiye gushyingura nyirakuruza w'amahanga, none amushyingure mu mva y'ubuntu yatijwe. Ejo nyina ahakeneye ahakeneye ibaza ayo mateka. Aravuga ngo ni muci ikiguzi cyayo ndagitanga. Ugomba kugera ku rwego ikintu cyose ukeneye wiga kugitangira ikiguzi. Niba ari ubumenyi butangira ikiguzi, urara amajoro ubugereho cyane. Abana bawubigisha bavuga ati bana banjye nakuryama namugisha abantu baryana. Nugukora wiga gutanga ikiguzi cy'icyo ushaka. Umwana wazabimenya ko namugisha w'ubusubaho. Yego. Azamenya guhaguruka ukorere. Yego. Yakobo yabonye umugisha yakiranye na marayika. Itangiriro 3:23 kugeza 30. Haravuga ngo sinkure ku rutamaye umugisha. Wowe wita umugisha uva mu gukirana. Ariko byose arabikomora kuri nde? Kuri Sepura, kuri sekuru Aburahamu. Kuko arazi gutanga ikiguzi cy'icyo ashaka. Nashubije cyangwa aracyarimo ibindi? Pastor wasubije. Wasubije pe. Kenekereza n'abantu banyuzwe. Ibibazo nakabajije harimo hari byinshi wagiye usubiza. Ariko dusoza sinzi ndumva twaba nk'abatanga niba nabyita nk'umwanzuro cyangwa se, ariko nta nubwo ari n'umwanzuro, ni nk'ubutumwa busoza ku mwanzuro. Buri kimwe twavuze cyose ni umwanzuro kuko cyagendaga gishimangira ibyo twabaga turi kuvuga tugana ku musozo. Kuri uyu mugisha uboneka bitewe na kavuke cyangwa se naho umuntu yavutse. Nabaje ibibazo byinshi byaho umuntu niba umuntu yabigiramo uruhare, niba ari icyo umuntu yakora. Ese ku bantu wenda batagize amahirwe yo kuvuga ku bantu bahawe umugisha, twabibonye karande, wenda tuzanabigarukaho. Uzatwemera kino cyo tuzakigarukeho kuri uyu mugisha cyangwa se no ku nyigisho za karande n'uburyo umuntu yakitandukanya na karande. Yego. Ariko ubu reka dusoreze ku butumwa rusange watanga kuri uyu mugisha. Karibu. Ubutumwa natanga nuko akurikira video ya mbere akareba n'iya kabiri akareba n'iya gatatu, leta abona igisubizo. Nibwo biba byuzuye. Nibwo biba byuzuye. Simbizi niba ari ikindi wabaza. Sinshubije. Nibyo. Kuko hose harimo ibisubizo. Ko nagiye mbigarukaho.
zino video ziruzuzanya kuko zirateguye zose zigiye zirimo imirongo ya Bibiliya. baza tugisoreza aha. Twabasezeranyije ko tuzakiba kirekire, ubundi bishobotse nuko tutaba dushaka kubahiriza ibintu bike cyane, tuba dushaka kujyamo indani tukajya muri ayo mateka, ugahera kwa Aburahamu ukaza ukabigeza kwa hose kwa ba Dawidi, ubundi byakaba nk'iminota 30 cyangwa 20, ariko bajye bihangana n'iminota 50 bayirebe bayirangize. Wagira kase tugakora iki minota 20 30 ko yaba ni mike. babishyire muri comment, bashyire muri comment batubwire niba babona biba birebire ntibabirangize, kuko natwe si twe tuba twafashijwe ibintu biba bimanuka gutya. ni byinshi ni byinshi, ariko reka turekeye kuri minota 50 bakireba kirangize, ahubwo icyo badasobanukiwe cyangwa se icyo bifuza, nk'uriya musha twavuze bushize, njye navuze ko nzategura ibindi bibazo nka 4 cyangwa 5, nkagaruka ukagira nk'igice cya kabiri, niyo twazabikora twarangije aya masoko 12, ariko umugisha wo kumvira n'ubishikomeye cyane. Komeye cyane. Pastor, reka ngushimire. Uwo kuvuka ku munyamugisha utegura urumva udakomeye. Urakomeye. Erega buriya Dr. Bob cyane. Buriya aho ubwo urumva ni handi twe dutangiye kwinjira muri wa mugisha usohoka. Uba makosa menshi. Ni amakosa yagiye akorwa naho wakomotse. Yego. Ntago bateguye. Ubu hari umwana udasengera kwiga Harvard. Ahubwo akeneye kubitamo gusa. Usanga barimo avuga ati twemerere. Iwabo barateguye. None twege tubitegura hageze gute? Hageze. Umukwa 9 amashuri azatangira. ubu ngubu sibyo ku bantu bafite abana bakuru biga, sibyo ko bafite abana bakuru biga, harimo abo urimo uvuga ati mana azajyayo, sibyo kubera iki hari ikintu arimo arwana nacyo, ariko uyu mwuka tugomba kwitandukanya nawe. Reka nkubwire, reka soreze ku Migani 22:4, n'ukuri kw'Imana. Imana igomba guha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Amen. Kuko twubaha Imana. Amen. 22:4 haravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ingororano ye ni ubukire. Ubu hari umukire ufite ikibazo cy'umwana ejo uzajya kwiga kirahari? Ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Zaburi ya mbere sorezaho. Dore rero ubu bukire aho umuntu ahita ajya kubwapurikira. Biruzuye rwose. Dore ngaho. Zaburi ya mbere. Umuntu udakurikiza ngaho soma imigambi y'ababi, ntagare mu nzira y'abanyabyaha, nticane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Azahanwa n'igiti cyatuye hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Icyo azakora cyose. Ubwo bitegereje ko turi bujya kugira gute? Gukora. Bikaba byiza. Birasobanutse. Ibisobanutse. Igisobanuro se ngitanze. Ntabwo ari ukuvuga ngo nicishe bugufi nubashye Imana ngo nicaye ibintu byaje. Urajya ku musozi ukoreraho. Ukora Imana iguha umugisha. Aho bibera. Nushobora gucuruza imikindo. Birakunda. Kuko ni isezerano. Nushobora gucuruza buno bwatsi turiho. Birakunda. Icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, ariko wujuje ryahame. Guca bugufi kubaha Imana no kudahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Ibisobanutse. Nakuvuga ngo turi muri gospel. Ikindi ni iki? Ibi ni ibintu bisobanutse. Intambara warwanye nazo, abana ni bazarwana nazo, bazaba abanyamugisha. Bazigira ku mateka y'uburyo ukora, bakomerezeho. Nago bazajya kurema ibyabo bishya, bazakomerezaho aho wagejeje. None ugereje taratangira, wabamanuye hasi mu gishanga, barimo barasubira inyuma ati nyene yego. None se ubungu impamvu nabikubwira, ubu tuvugana ari umwana akakanya arangije kwiga kaminuza, yararimo atangira gutekereza uburyo nawe yashinga urugo rwe ngagira umuryango, ariko akakanya kahita avuga ati yo
ngiye kubanza njye gukura umubyeyi wanjye mu ntara. muri bwa buzima bubi, ndebe ko namwubakira inzu mu cyimba cy'uko yakubatsiye, agiye kubakira iyandi. Ariko Dawidi yaravuze ati ahubwo uzahite wubakira Imana urusengero. Aburahamu ahantu amusize, wagurikiye usome, Aburahamu ahantu amusize, itangiriro kuvuka ku munyamugisha. Reka kangaka ngasorezeho itangiriro 26, soma ku murongo wa 20. Mbabarira yakanga ngasome 26 umurongo wa 20. Aravuga ngo abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka. Kera ku murongo wa 18. Isaka asibuza amariba bafukuye. Aburahamu se akiriho. Ngo iki? Bagize gute? Bafukuye. Aburahamu se akiriho. Agize ate? Akiriho. Ni nayandese. Na Aburahamu. Umva. Kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Ariko yarahari. None basiba yahe? Kuvuka ku munyamugisha, kuvuka ku mubyeyi wateguye, nagukurikirwa n'ibyo bicaniro. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Yicaye mu mitungo wa se. Wowe uricara mu wandi, umwana yicare mu wandi. Hanyuma abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe. Amusigiye abagaragu. Soma. Babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Kubera iki? Ni amariba asizwe nande? Na Aburahamu. Hari ikintu mbaza. Kuvuka ku munyamugisha. Urakoze. Basa dusengere abantu. Isengesho rikomeye cyane kuko hari abantu batavutse kwa nyamugisha. Nicyo kibazo cyene gihari. Hari abantu pe batavutse kwa nyamugisha kandi nibo benshi. Badukurikire batwandikire muri comment utubwire koko wavutse ku munyamugisha cyangwa uri kwirwanaho nawe. Ngo rero uko iki? No kwirwana ngo wavutse ku munyamugisha cyangwa no kwirwana no kwirwariza. Ngo wavutse ku munyamugisha cyane no kwirwariza. Aka kantu karakomeye. Ugomba kwirwariza. None wabigenza ute? Kuko na murage ntacyo waheraho. Ntariba ntaryo. Ariko ni muhumure. Uyu munsi Kristo arahari. Ngabahindura abanyamugisha. Amen. Haracyari ibyiringiro. Imana ibaho umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe aka kanya tumaze kumva. Ndasenze kugira ngo umuntu wese wumvise rino jambo rize rihindura imitekerereze ye. Uyu munsi wa none naba namurage yawe, uyu munsi akaba yarakumenye, agira urundi rwego atangira kubakira muri wowe, kugira ngo avuge ngo ibyabaye iwacu bitanejeje iwanjye ntago bizambaho. Agira icyo abikoraho kugira ngo nawe atazongera kurira nk'uko iwabo barize. Urakoze kubikoreye kuyubahisha. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Ni byiza. Kirimo Bibiliya nyinshi nyine. Erega nta bindi ngira. Kudakoresheje Bibiliya bagira ngo kucyumva warakirangiza. Ariko iyo kije kumvuga na ba bantu nyine bamwe bikomerekeye ntago bero babyumva.